ugasanga tugendera kuri social media abantu ntago berekana ubuzima neza uko bumeze. Erega iminota 5 iminota 10 ndaba ahangaha ndi mu bitara ntago wamenya mu by'ukuri uko nsa, ntago wamenya uyu mwenda yenda nawutiye, ntago ubizi, ntago wamenya mu by'ukuri kubaho mu buzima burenze ubushobozi ufite ni ikibazo gikomeye. Ayo mafaranga urimo gutira nta mpamvu yayo. Wagiye hanze gusohoka, byeri zashize, amafaranga wari ufite yashize, urashaka kugura izindi byeri ukabura atiye. Ibi bintu kwimenyereza akanya kariko kose gutira, iri ni ikosa dufite kandi rikomeye. Nta kibazo gutira, nta kibazo kwiguriza, ariko ugomba kumenya aya mafaranga nigurije aje kugira ngo anzanira andi mafaranga cyangwa aje kugira ngo mbeho mu buzima bwo kwinezeza gusa. Koreka nkubwire, ikaze inshuti zanjye kwitunga na Fiona. Nanjye nitwa Fiona, muko mubimenyereye nkora ama video ajyanye no kwiteza imbere, uburyo amafaranga wayakora, uburyo wayajera n'uburyo wabyaza amafaranga yawe akaba amafaranga menshi cyane. Mu biganiro bitambutse twagiye tutumira barwiyemeza mirimo, abantu batandukanye kugira ngo batuganirize uburyo ayo mafaranga twayashakira mu buryo bwa business. Ariko uyu munsi nkuko bamwe mu bizi bangukira kuri TikTok na Facebook, ndi umu economist. Uyu munsi ndaba ndimo kuganira uburyo twakoresha amahame ya economy yoroheje mu by'ukuri, ariko akaturinda kujya mu makosa amwe namwe tujya dukora. Urubyiruko usanga aya makosa mu by'ukuri atubuza kuva mu rwego rumwe atujyana mu rundi. Ngiye kubabwira amakosa 10. Mwicare mwandike, ukomeze wisuzume, uvuge ngo nirihe kosa muri aya ngaya mfite. Ushobora kuba ufite 2, ufite 3, ariko yose rimwe kuri rimwe ushobora kuguheza ahantu hamwe. Ikosa rya mbere, kutagira intego, icyo twakwita goal. Usanga abantu bamwe tubayeho mu buzima mu by'ukuri bwaho imyaka 5 utazi icyo ugomba kugeraho. Cyane cyane urubyiruko ugasanga mfite imyaka 20 ndacyafite imyaka myinshi wana. Ariko usanga abantu bafite ubwenge, abantu bazagera ku bintu bikomeye, nta mwanya n'umwe bapfusha. Ya myaka wakabaye uri mu myaka y'urubyiruko 20 kugeza kuri 30, niho wakabaye urimo gukora base kugira ngo hahandi ufite imyaka 30 40 usange ayo mafaranga wagiye ushora neza mu by'ukuri akugejeje kure, cyangwa ubumenyi wagiye wiga butangiye kukuzanira amafaranga afatika. Rero ikintu cyo kuvuga ngo ubayeho mu buzima udafite intego nimwe biragoranye. Niba mu by'ukuri udafite ahantu ujya, biroroshye kugira ngo umuntu wari we wese akuyobye. Biroroshye cyane kugira ngo amafaranga ayo yose uhembwa usange urimo kuyakoresha uko ubonye, kubera ko nta ntego nimwe ufite. Icya kabiri cyane kitwica ahangaha mu Rwanda cyane, sinzi ikibazo dufite, ariko biroroshye kugira ngo usange turimo kubaho mu bushobozi burenze, mu buzima burenze ubushobozi dufite. Ugasanga umuntu ahembwa 60,000, ariko ubuzima bayemo ashaka kubaho mu buzima bw'umuntu uhembwa 200,000. Mu by'ukuri urumva byagenda bite? Usanga ya mafaranga mu by'ukuri wakabaye ukoresha kugira ngo witeze imbere agena muri bya bintu byo kuvuga ngo runaka mbeho mu buzima bumeze nka bw'undi muntu. Ugasanga tugendera kuri social media abantu ntago berekana ubuzima neza uko bumeze. Erega iminota 5 iminota 10 ndaba ahangaha ndi mu bitara ntago wamenya mu by'ukuri uko nsa, ntago wamenya uyu mwenda yenda nawutiye, ntago ubizi, ntago wamenya mu by'ukuri kubaho mu buzima burenze ubushobozi ufite ni ikibazo gikomeye. Ikosa rya 3, kutagira bije. Mbajije abantu hangaha kandi tubwizanye ukuri ngo ninde ufite bije? Icyambere, ninde ufite bije akurikiza? Mu by'ukuri imibare yabigoranye. Ugasanga nubwo uhembwa amafaranga umubare wari wo wese uhembwa, ugasanga ayo mafaranga ntago nkubajije ngo ukwezi gushize amafaranga wakoresheje ute na utabimenye. Hari umugabo ntukuri nahuye nawe ndi muri kaminuza wari urimo kumentaringa, warimo kumfasha kugira ngo muzavemo umugore muzima. Cyo ndi umukobwa mutoya, ariko mu kintu kimwe yanyigishije ni ukuvuga ngo mafaranga yanjye niyo cyaba ari igikere, ni gute namenya aho yagiye? Kuko numenya aho amafaranga yawe n'igikere cya 20 aho cyagiye, biragufasha kugira ngo ukwezi nikurangiza uvuge ngo okay, uku kwezi ko kwagiye gutya amafaranga nayakoresheje neza, ese hari ikintu nahinduramo
tujye tugira inama tugiranye natwe twese, personal meeting, uvuge ngo uku kwezi ibintu ndimo biragenda. Aho niho biguha uburenganzira cyangwa umwanya wo kuvuga ngo ya mibare twavuze 50% y'amafaranga yawe ukorera yose agomba kugenda mu bintu utabaho udafite. 30% akajya muri bya bintu ubigize byaba byiza, ariko 20% agomba kugenda mu kusevinga, mu kwizigamira bigamije gushora. Ibyo bintu rero ntabwo wabimenya mu by'ukuri amafaranga yawe uyakoresha uko ubyumva. Bije ni ngombwa, yenda azagira umwanya kuko iyi ni sije nini cyane. Niba wumva ushaka kugira ngo nzayigire sije ukwayo, andika muri comment kugira ngo ndebe bije nihe mpamvu udafite bije. Niba uyifite, kuko ndabizi hari n'abayifite ariko akaba ari impapuro gusa, ugasanga ntago ajya kurikira ibyo bintu atabikurikira. Niba ufite icyo kibazo wambwira, ukambwira ikibazo ufite kugira ngo nivuga ikiganiro ukwacyo nzamenye uburyo nagufasha. Icya kane, usanga noneho yenda tuvuge ngo uvuye muri babandi batizigamira, babayo mu buzima burenze ubwo bashoboye. Ugasanga nubwo wizigamira amafaranga yenda uvuga ngo reka iyo 20% y'amafaranga ninjiza nyashire ku ruhande, mu by'ukuri aya mafaranga nagafite impamvu yayo. Ntago ufite ikintu uvuga ngo nyuma y'imyaka 2 nzaba ndimo gushora muri iki kintu. Uzi ukuntu bigenda iyo udafite impamvu y'icyo kintu. Yo Bob cyangwa Sara cyangwa Claude baguhamagaye, impamvu yariyo yose ya mafaranga biroroshye kugira ngo uyavanemo uyakoresha ibindi. Gira impamvu ikomeye cyangwa yumvikana yuko kwizigamira kwawe kugira ngo bizagire ahantu bikugeza. Indi mpamvu ushobora kuba amakosa ushobora kuba urimo gukora arimo kuguheza hahantu, aka kantu mukumve mukiteho. Tumaze kwimenyereza ibintu byo guhora turimo gutira amafaranga kuri telefone. Hari business nzi neza ko ziri buze kumva bitagubaguye neza, ariko niba wowe buri munsi kugutira ntago ari bibi, ariko niba urimo kugenda utira buri munsi ngo bakuzamuye, bakuzishize ku 100, bagushize kuri 200, bagushize kuri 500, ukumva urimo kubinezererwa, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga urimo gutira nta mpamvu yayo. Wagiye hanze gusohoka, byeri zashize, amafaranga wari ufite yashize, urashaka kugura izindi byeri ukaburatiye. Ibi bintu kwimenyereza akanya kariko kose gutira, iri ni ikosa dufite kandi rikomeye. Nta kibazo gutira, nta kibazo kwiguriza, ariko ugomba kumenya amafaranga nigurije aje kugira ngo anzanira andi mafaranga cyangwa aje kugira ngo mbeho mu buzima bwo kwinezeza gusa. Koreka nkubwire, ushaka kwiteza imbere ugomba kugira balance. Kunezerwa, kwinezeza bikagira igarukiro. Indi kosa rikomeye dufite ni ukuvuga ngo uyu munsi akazi kawe kagahagaze cyangwa ugize uburwayi butuma ushobora kumara amezi 3, 6 udakora. Hari abantu benshi byagora kugira ngo banarye. Usanga iri ni ikosa, sinzi niba ari ry'Abanyafrika cyane, ariko maze gukora imibare nsanga kwanza no kwisi hose ni ikibazo gikomeye. Hari ikigega buri muntu yakabaye afite aho ushira amafaranga ku buryo hagize ikintu kigutungura, akazi kawe kakabura, cyangwa ikintu cyari cyose cyagutungura gisaba amafaranga, mu by'ukuri hawe ufite amafaranga ku ruhande. Ibi bitandukanye cyane na ya 20% navuze ya savings cyangwa kwizigamira bigamije gushora. Aya mafaranga ya ikintu cyitwa emergency fund ni ya mafaranga ukoresha iyo habayeho impamvu igutunguye. Mu byumve neza, ni impamvu igutunguye. Mujya mubona nka emergency ambulance ntabwo iza gufata umuntu warwaye akara bisanzwe, iza gufata umuntu ufite uburwayi mu by'ukuri byihutirwa. Mujya mubona ko mu by'ukuri nirimo kugenda mu nzira bayiha umwanya kugira ngo yihute, kubera kwitwara abantu b'indembe. Ugomba gukoresha amafaranga yo mu kino kigega cyitwa emergency fund nk'ikintu gikenewe yo hagize impamvu ikomeye. Aya mafaranga bitayagize rero, usanga nubwo ya mafaranga washyizeho ku ruhande 20%, ushobora kuvuga ngo ngiye gusevinga 20%,
nyuma y'imyaka 2 nzayashore. Nubwo wayashora ukavuga ngo ngiye kuguramo ihene, ngiye kuguramo ikibanza, ngiye kuguramo imodoka nzajya kukodesha, impamvu yari yo yose ufite yo gushora, usanga kubera ko cya kintu utakiteguriye. Iyo mama arwaye, urabizi ko mama wawe atarwara ngo reke kujya kumufasha, cyangwa hagize impamvu yari yo yose igutunguye, usanga n'ubundi ya mafaranga uyafatamo ukagenda, ya mafaranga ufatamo ya yandi washoye cyangwa wizigamiye yo kwiteza imbere, ugasanga n'ubundi ushe kuyakemura kino kibazo. Aba economist rero bavuga ko wakabaye nibura ufite amezi 3 kugeza ku mezi 6. Ejo bundi kubera ko covid yabaye, abantu baravuze ngo kwanza ntabwo tukikeneye amezi 6, kuko ikintu ngiki cya covid gishobora kuza kikamara imyaka 2 gihari, waba udafite akazi bikazakugora. Bamwe baravuga ngo nibura amezi 3 cyangwa amezi 6. Yenda iki cya emergency fund nacyo nzakivugaho uburyo gitandukanye cyane n'impamvu izacyo, kugira ngo mucyumve cyane. Akaya mafaranga niba uhembwa 50,000 tuvuge, ugomba kuba nibura ufite 180,000 washize ku ruhande, kugira ngo ugize impamvu ituma utagikora ubashe kugira ngo ubeho neza. Ibi usibye no kuvuga ngo nago uba ugifasha muri ya mafaranga, bikurinda ahubwo gukoresha, kumva uri stressed mu mutwe wawe, kumva uri stress, ugakora utuje, kuko urabizi ko hagize impamvu igutunguye, nibura wakwipushinga, wakwizamura, abandi bantu rubanda rukazaza kugufasha, hari aho nabura nawe wigejeje. Indi mpamvu amakosa dushobora kuba dukora aduheza hahande, nuko usanga hari uburyo dusuzugura amafaranga makeya. Ukavuga ngo ubu ndacyahembwa 50,000, reka nza savinge ngeje 200,000. Hari umuntu arimo kumurugero, amo kumbwira umwana w'umusore wakoraga mu rugo runaka, akora akazi ko kwita ku rugo rw'umuntu. Yakoreraga abasore 2, urugo rumwe umusore umwe amuhemba 50,000, undi amuhemba 40. Uyu umwe mu bantu bamwe bamufashaga barababwira, turabize ko urya hano, ibintu byose ubikorera hangaha, aya mafaranga turashaka kugira ngo tutangire tugufashe uyashire kuri konte, kugira ngo nyuma y'umwaka umwe ayo mafaranga uzagiye kugenda mu cyaro uguremo ibintu runaka byaguteza imbere. Ayo mafaranga bagiye bamukreatingira account, bagenda bayashiraho. Umva, nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2 yaramaze kugira amafaranga menshi cyane. Ngo ubu ngubu hari ahantu Musanze kabisa yavuyeho, ashira akantu kamomo ku ruhande arakagurisha muri ayo mafaranga. Nyuma y'igihe yamaze kubona, nyuma yaho agura amamoto, ubwo kabisa amaze kugira kure. Ariko nuko yakatagize amafaranga asuzugura. Niyo waba uhembwa 50,000, niyo waba uhembwa 30, niyo waba uhembwa 500, nudasuzugura amafaranga make yari yo yose uzagera kure. Uburyo bundi dusuzugura amafaranga make nuko usanga uvuga ngo utu ni 1,000, itu ni 2,000, ugakoresha amafaranga yawe nkaho utabyitayeho. N'abantu bangahe mu by'ukuri usanga ufite amafaranga washyizemo ngo abonoma runaka, ugasanga mu by'ukuri wishuye amafaranga yo kugira ngo uhamagare ngo non stop, sinzi n'ubyo babyita. Ugasanga abantu mu by'ukuri uvugisha baranakurambiwe, kubera ko urimo gukomeza ubahamagara nkaho udafite akazi. Amafaranga urimo kwangiza umwanya wawe, ariko urimo no kwangiza twa dufaranga kubera ko twise ngo ni 200, ni 500. Ayo 200 cyangwa 500 nuyakuba inshuro 30, ukayakuba inshuro 10, amezi 12, uyakuba inshuro imyaka 5, ayo mafaranga uzabutakaje mu by'ukuri waba wageze kure cyane. Niho akagira amafaranga namwe usuzugura n'amafaranga makeya abaho. Irindi kosa dukora cyane, dutinya gutangira ahantu horoheje. Njya gutangira TikTok, niba nkurikira kuri TikTok cyangwa Facebook, navuze ngiye gutangira na telefoni yanjye. Abantu bakajya bavuga, ese washakishije micro, washakishije kamera? Ababwira ariko mwandetse nkagenda ku bushobozi mfite. Yenda nanze urugero rwa social media, ariko usanga abantu bavuga ngo nzatangira umwaka utaha business nayikereza, nzajya kwiga umwaka utaha, nzakora iki ngiki umwaka utaha, kubera gusuzugura gutangira hasi. Tuba twumva hari umuntu duseke dutangiriye hasi, ariko
hahandi utangiriye hasi. Icya mbere urigira mu makosa urimo gukora. Icya kabiri uratangira kare. Buriya umuntu watangiye uyu munsi nuzatangira imyaka 2 biragoranye kugira ngo wa wundi watangiye nyuma y'imyaka 2 azafata uyu nguyu, kuko hari ikintu muri economy cyitwa compounding, uko amafaranga agenda yikuba inshuro nyinshi uko igihe kigenda. Irindi kosa dukora ni ukudashora mu bumenyi. Usanga dushora muri telefone nshasha. Hari umugabo warimo kuvuga ngo amatelefoni iPhone 17 yabonye mu Rwanda nago arabona mu kindi gihugu. Ugasanga amafaranga yose turarimo kuyagira mu bintu birangira. Ariko nkubajije ngo ni ryari waguze igitabo, ni ryari wagiye kwishura course, ni ryari wagiye kwiga umwuga wa kuzanira amafaranga. Ushaka kujya kwiga ibintu byoroheje kandi bidasaba amafaranga. Ushaka spending 50,000, ariko ibyo 50,000 wa spendinze kugira ngo ujye kugira ubumenyi bikazakubyarira umusaruro uhambaye cyane. Umuntu wansutse imisatsi n'umwana w'imyaka, umukobwa muto w'imyaka 19, afite kandi kazi ariko yigishije gukora imisatsi. Biranyoheye kugira ngo umuhamagare aze ankorere imisatsi, kubera ko ndabona ko mu by'ukuri nubwo afite kandi kazi yigishije undi mwuga kugira ngo abashe kubona amafaranga. Mu mwanya wo kugira ngo ayo mafaranga ajye kuyaryamo amafaranga, ajye kuyaryamo agire kwinezeza gusa, niba yaraspendize tuvuge ngo 100,000 akajya kwiga, amafaranga namuhaye ninyamuha nyuma y'amezi 2 amezi 3, mu by'ukuri urumva nyuma y'umwaka nanjye nimurangira abandi amafaranga azamaze kunguka. Gerageza ushake umwuga, ushake ikintu, ubumenyi. Ashobora kuba atari umusatsi ukajya kwiga uburyo ba editinga ama movies nako ama video, ku buryo abantu benshi basigaye batangira ama YouTube channels. Birabagora kugira ngo be editing. Ubashije kumenya uburyo be editinga ushobora kubona amafaranga. Ushobora kwiga uburyo ba filminga, ushobora kwiga ibintu bitandukanye, uburyo bakora ikintu cyo cyose kugira ngo ubone amafaranga. Reka gushora mu bintu birangira, sibyo nshuti zanjye. Irindi kosa dukora kubera ko nyine tuba tutashoye mu bumenyi, usanga dufite uburyo bumwe bwonyine twinjiza amafaranga, kandi ni kosa rikomeye cyane cyane muri bihugu byacu bya Afrika. Iyo ufite uburyo bumwe winjiza amafaranga, keretse mu by'ukuri urimo gukora nka UN cyangwa ama NGO kabisa hembwa amafaranga menshi, ariko biragoranye cyane kugira ngo ubeho mu buzima uhembwa ubona income imwe. Ubundi bavuga ko abaherwe tudukoze kwijanisha nibura bafite uburyo binjiza amafaranga, sources of income 7. Ibaze wowe ngo ufite zingahe? Niba utarimo kwiyigisha ubundi buryo ushaka kuzana amafaranga, urumva bizagenda bute? Iri ni kosa rindi, kandi yenda umunsi umwe nzaza ndivugeho uburyo noneho ushobora gutangira kugira uburyo bundi butandukanye uzana amafaranga. Niba ushaka kugira ngo nzabikore, shyira muri comment kugira ngo ndebe niba iyo topic ari ikintu cyabafasha. Ubundi buryo numva ari bwo bwa nyuma. Usanga umuntu niba yahembwaga 50,000, nibizamuka bikagera ku 100,000, n'ubuzima bwe buzamuka. Murabizi twese tubiziranyeho ikintu bita lifestyle inflation. Abankurikira kuri TikTok murabizi ko nakivuze cyane. Iryo kosa ni kosa rikomeye cyane. Niba ugize Imana ukaba warurahangaha ukazamukaho, reka ayo mafaranga, iyo balance uyishyire mu ahubwo mu gushora, mu kwiteza imbere, kugira ngo mu myaka iza itarambiranye uzaba wavuye muri bwa buzima. Kuko hari ikosa dukora rikomeye, kwitiranya cyo bakita income n'ubukire. Ugasanga umuntu ashaka kuba ehembwa 100,000, wowe uhembwa miliyoni, ugasanga we abayeho ubuzima bushora, ubuzima bwiteza imbere, wowe ufite miliyoni n'ahantu na hamwe uragera. Aya makosa yose nagiye mvuga, numva navuze amakosa ageze kuri 11, ugende utekereze ngo nirihe kosa ndimo gukora, cyangwa nayahe makosa ndimo gukora. Wowe uze gushiramo umubare muri makosa kugira ngo ndebe, uvuge ngo ni 2, ni 3, ni 4, kugira ngo ndebe amakosa akomeza agaruka nzayavugeho n'uburyo noneho umuntu yakwikuramo. Nzakomeza nganira kuri ibi bintu by'uburyo twakwivana mu bukene dukoresheje amahame ya economy. Niba wumva iki kiganiro
cyakubereye cyiza gisangize inshuti gisangize wa muntu wumva ushaka iyi ni kado ikomeye wayimusangiza wayisangiza abashuti bawe kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu tubivamo nibwo tuzagera kure naho butaha niba utarakora subscribe uyikore niba utarashyiraho notification uyishyireho kugira ngo ntuzigire wongera kumisinga video zanjye na zimwe naho butaha